uwo mukunzi wawe azitwara gute. Ni ibintu bikunda gucanga abasore ndetse n'abakobwa, akagira impande zombi bakagira ubwoba. Uri buze kujya kwerekana umukunzi akavuga ati shiri wagira naritwara gute, ese urugo nibaza kumubaza ibi nibi, ese baraza kuvuga gute, ese araza kwibona mu kiganiro. Ubwo wa undi nawe ahari arimo aribaza ate kuse ndaza kuvuga gute, ese ndaba nambaye gute, ako se umva kandi kanwarezaho. Ugasanga umwana yenda bigize intambara, ariko kuki budasirimutse, ariko ngo ugasanga ababyeyi barimo kuvuga ariko mana kigarurangiza, ugasanga ababyeyi barimo baratuka ahantu kandi mu by'ukuri umwana niwe warebye ibintu nabi. Twongeye kubasuhuza kandi duhora tubakumbuye, duhora twifuza gukora ibintu byose bibanyura, cyane ko muba hari ibintu muba mwatubwiye muzavuge kuri ibi, muzavuge kuri ibi. Izo komenti zanyu, ibyo bitekerezo byanyu turabikunda kandi bihora bituma twumva dufite umwenda w'uko tugomba kubashimira ndetse kandi no kubashimisha binyuze mu kubakorera ibyo muba mwadusabye. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe twongeye tugaruka ku mbuga zacu, aho duhurira namwe, aho tuza tukaganira ku bintu bigiye bitandukanye kandi tuzi yuko bibagirira umumaro natwe bikatugirira umumaro. Uyu munsi turacyari babiri, aracyari njyewe Muteterazina Shifa ndetse na mugenzi wanjye. Ushobora kwivuga sha kuri iryo ryasha banje wongewe Trust Alan Inkotanyi. Narebaga arimo kutinda mu mayira adashaka kwivuga, ariko noneho uyu munsi ndabizi barimo kwibaza ati se ni igiki noneho badufitiye, ni iki bagiye kutuganiriraho. Reka mbwire Alan ye kubicisha amatsiko atubwire. Uyu munsi tugiye kuvuga kuki? Nibyo, ni Trust Alan Inkotanyi nk'ibisanzwe, ni twebwe nko mutumenyereye, ariko mu minsi iri imbere turaza kujya kuba turenze babiri, niba dufite n'abasesenguzi turimo turabitegura kandi bizaba ari byiza cyane biryoshye. Uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro cyangwa ku nsanganyamatsiko ivuga cyane cyane ahangaha inyungu zigiye kubonwa n'abande urubyiruko, abantu kandi bari mu cyerekezo cyo runaka kubaka urugo, barimo kuva ahantu hamwe bafashe. insanganyamatsiko yacu iravuga ngo ni gute wamenyekanisha umukunzi wawe mu muryango uvukamo. Ni gute wamenyekanisha umukunzi wawe imbere y'ababyeyi bawe. Hano muri iyi minsi ari mu mavuta y'ibintu by'inkundo, ushize yavuze ibintu byo gufuhirana. Uyu munsi ibyo byose niko bitekerezo bye bimeze bite? Uzi impamvu se buriya mbizana? Nzana topic bitewe nabo natindanya nabo. Dushobora gutindana njye nawe tuganira, nkumva comment ufite, nkumva ngo runaka ngo umukunzi wanjye ngo byagenze gutya, nkavuga noneho ngagira amatsiko ariko ubundi usibye uyu ngo bivuze kanjye kuri Google ubundi ibintu byamubayeho, hari abandi byabayeho, noneho nkasanga hari n'abantu babyanditseho, nkasanga n'ubushakashatsi bwakozwe kuri icyo kintu, ahita menya yuko usibye nawe hari n'abandi. Reka noneho kuko buno bushakashatsi bwakozwe hari inama batanze, uwo muntu numvishe nakuyeho story idea musangiza izi nama, ndetse n'abandi bameze nkawe ntazi bari hano mu Rwanda cyangwa bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda nabo badukurikirana. Sibyo, so nkunda kwa nibereye n'urubyiruko, ndumujeni, nkunda kwa ndi kumwe nabo, nibo rero nkunda gukuraho. Bivuze ngo bantu muganira na Alan aburarengereye, mumenye ko rwose mu bintu mumuganiriza nkura misanganyamatsiko namwe rwose mumenye ubwenge. no nanone ariko insanganyamatsiko hari igihe uyikura mu ndirimbo. Hari igihe wumva indirimbo ukafatamo agace gato ukajya kugakora ubushakashatsi. Kwirinda Alan biragoye, nta mpamvu yo kumwirinda kuko n'ubundi ntabakorera ibintu bibi mu topic tukaziganiraho kandi neza. Uyu munsi rero yakubukanye iby'ukuntu ngo umuntu uburyo ashobora kwitwaramo, uburyo ki ushobora kubyitwaramo mu gihe
ugiye kugaragaza umukunzi wawe mu muryango iwanyu imbere y'ababyeyi bawe. Burya biroroha kuza nkabwira inshuti zanjye ngo uyu ni sheri wanjye, sibyo? Yego. Nkabwira urungano ngo uyu ni sheri wanjye. Ubwo Uri proud yabyo rwose, tuba dufite wumva n'ubuzina rimwe na rimwe bamwitana. Hari abo nsigaye numva bitwa ngo barashushube, ubwo niba aba yaragiye simbizi. Urumva hari akazina wita umuntu abantu bagahita bibwira ati hari uwo mperutse kubona noneho we yarakubisemo ngo my experience. Ndavuga se iyo experience wakubitana na telefoni ye wenda yayiguhaye ngo umufashe, ukabona my experience arahamagaye mvuyitanga vuba wiruka. So biroroshye rero kwintroducinga aba boyfriend bacu, aba girlfriend bacu mu rungano. Ariko noneho iyo bimaze gutera indi ntambwe, agiye kujya mu muryango, ugiye kumwerekana iwanyu kwa papa wawe na mama wawe n'agaciro abo bantu bahereza kandi bakwiye. Ese uzabigenza ute? Ese uwo mukunzi wawe azitwara gute? Ni ibintu bikunda gucanga abasore ndetse n'abakobwa. Akagira impande zombi bakagira ubwoba. Uri buze kujya kwerekana umukunzi akavuga ati sheri wanjye rero naritwara gute? Ese urugo nibaza kumubaza ibi nibi? Ese baraza kuvuga gute? Ese araza kwibona mu kiganiro? Ubwo wa undi nawe ahari arimo aribaza ate kuse ndaza kuvuga gute? Ese ndaba nambaye gute? Ese ndaganira gute? Ndareba gute? Mabukwe na data bukwe turebana gute mu maso? Ukumva none ibyo bintu kwibaza bikamutera kumva asa nkaho abize icyuzwe, kumva agize ubwoba. Icyo gikorwa giteye ubwoba. Nise umuzareba gute akumva agize ubwoba. Ibyo rero kubera ko ubyibaza, abahanga bakuviriye umuzingo. Urubuga rwitwa wikihow.com ushobora kujya ukabona n'andi makuru, niho dukesha iyi nsanganyamatsiko ndetse n'ubushakashatsi twahinde tugashyira mu Kinyarwanda. Bavuga neza kuko byagenda kose, kandi koko niko bimeze. Uko byagenda kose ifite umukunzi, iherezo uzamujyana mu rugo umwerekane famille umumenye, sibyo? Ayi basara abantu baba bafite nk'abantu baba ex nka 5 biba byaratangiye atumva ko nawe azamujyana. Ibyo rero biratandukanye. Bari abantu bafite aba ex bari ni nabo bashobora kuvuga barimo gushakisha ya experience njya mu rukundo, simbizi. Urumva ariko uvuze ngo nakundanye na Harriet, urumva nandukana na Harriet, nkundana na Jackie, ndangije nkundana na Juliet, urumva ugasanga hariya nabo akabaye siri. Ugiye kubana na Jane. Ugiye kubana na Jane. None ugasanga Jane wamaze kwemeza nawe ni uzahindura izina ry'abantu. Hari umuntu ushaka kubwira afite mukunzi witwa Jane, hanyuma ukavuga ngo Jane umuhinduriye. Tubasuza abantu bo mu karere ka Nyagatare niwe njya numva baserereza ngo ba Jane na ba Jane. Okay. Ugiye kubana na Jane watandukanye nabandi ariko Jane noneho ni ugiye kubana nawe. Ugiye kumwerekana rero mu rugo, sibyo? Okay, kadukomeze. Ikintu cya mbere, yego, mubwire uko ababyeyi bawe, uko arimo kwivuga hano, ngo mubwire uko ababyeyi bawe uko bashobora kwitwara. Umubwite ababyeyi banjye rero rwose ejo uzaza, ababyeyi banjye ndabazi, papa cyangwa se mama ni umuntu nuwashyika ushobora kuzamura ibiganiro bijyanye n'ibyo mu bwana bwanjye. Narizo tuganiro mu bwana bwacu ukuntu twari tumeze, urumva? Noneho ngiye kukwerekana mu muryango ubwo abayigeni kuri mugenzi twafashe urugero, sibyo? Reka tubasuze kwanza abageni bataza kugira ngo twabibasiye. Ni mugisha turimo kubaturiraho. So ngiye kukwerekana mu muryango, mama akazamura ikiganiro kirimo bwa buntu bwanjye bwo mu bwana. Ngo buriya rero ngo ureba Patrick yari umuntu wakunda gukora utuntu bwa bugoryi bwo mu bwana, ugasanga icyo akunda kuganiza abashyitsi bawe iyo baje mu rugo. Ubwo ugahita ukeka ko ari nabyo ari buze kujya gute kuganiza umukunzi wawe, ukabimubwira mbere ngo rero mama akunda kugira ibiganiro n'ibi. Naho papa ni umuntu uri hashi, ni umuntu uri karume, urumva? Akenshi uze muri make mutegura mu mutwe we uburyo ki ari buze kuza, ibyo ari bibone bimutungure. Urumva?
so cyane ni ibyo ngibyo, iyo niyo ngingo ya mbere bagiye bavugaho. nyine ubwo ni mu rwego rwo kugira ngo ataza kuza adafite ishusho y'abo babyeyi agiye guhura nabo. Niba mama wawe afite ibyo akunda kuganira ataza kwikanga. Niba papa wawe akunda ashobora kuba hari ababyeyi batebya akaba yakubona akakubwira ati niko sha uje hano gukora ikiruhuko, so nuza kubyumva bitagutungura arabaganira. Biba byiza rero iyo ubwiye umukunzi wawe uko ababyeyi bawe bariyakitinga bitewe n'ibyo bakunda. Ingingo ya kabiri rero batajya ku ngingo ya kabiri hano banavuze ngo bwira umukunzi wawe uko yakita ababyeyi bawe aramutse hagize. Ahangaha rero biri mu buryo bubiri. Muntu udukurikiranye ushobora uri muri famiye ya gisirimu, ushobora kuri no muri famiye nkatwe twese tubarizwamo, handi tuvuga ngo mama runaka papa runaka, urumva. None sara uvuze ngo izo famiye zindi zo ntago zisirimutse? Zirasirimutse, urumva ariko ndaje mwereka icyo twita ubusirimu muri iki gihe. Papa runaka na papa runaka icyo twita ubusirimu muri iki gihe uzasanga ari ikintu kirimo kugenda kigonga umuco kikawukomeretsa. Twebwe ari byo dukora nk'umuco, noneho hakaza ibindi, urumva, by'iterambere bakavuga yuko ibyo ngibyo ari byo bya gisirimu, ariko tugiye muri reality ya kavukire yacu nk'abanyarwanda. Ibyiza nibyo twebwe dukora twebwe. None twinjira mu byo duhaha hanze, ubwo ari nabo tugiye kubwira, ntabwo muri buze guhuriza kuri iyi ngingo. Uremera neza yuko ari imiryango ihamagara ababyeyi babo mu mazina? Hanyuma se ubwo nujya kwerekana umukunzi wawe uzamubwira ngo papa mama uramamagara gutyo, umubwira bya bindi mukora. Ibaze kweri niba nka mama wanjye yitwa Mukagatera, umukwe w'agahuruduka ati muraha Mukagatera, oya dore hano icyo urimo kuvuga. Niba ugiye kwerekana umukunzi wawe mubwira uti rero birize kukorohera, papa umwita papa William, mama William, niko tumuhamagara. Amazina ya nyakuri naya ariko ntayango amazina ubuze kwifashisha uhamagara. Ubundi ubwo busirimu butumuhamagara sobukwe cyangwa nyoko bukwe ubundi buba bwaturutse. Nabo ari yacyo reka tubibwirije, urumva. Noneho muzagenda muhamagara. Wow, ndamubwira uti rero twebwe mu rugo, urumva, mama yitwa Juliet, urumva twitweze kuri komazaho, papa yitwa Patrick. Ubwo urumva nashyika mu rugo araza kuvuga rero urumva uzakoresha Madame Patrick. Ntabwo uzava ngo Juliet, uzavuga uti Madame Patrick. Oya mushobora kurimo kuganira kugira ngo ubone mu kiganiro, urumva, kugira ngo ubone mu kiganiro, urumva. Wenda ashobora kuba ari nk'umuntu ukunda indirimbo, ugasanga wenda harimo kuri televiziyo indirimbo igiyeho, ugahita uvuga ariko Madame Patrick wanze ukunda indirimbo zigenda gahoro. Undi ashobora kuvuga ati ariko mama Julius ushobora gukunda indirimbo za stroke. Niko ubushakashatsi bwagaragaje, ariko nanone bitavuze yuko bitewe n'umuco w'iwanyu nawe uzamubwira ibyo iwanyu bakunda. Aho ngaho twashakaga kureba ese umukunzi wawe ari bwite gute, araza guhamagara gute ababyeyi bawe. Hari igihe yaba adashaka kubahamagara cyangwa iwanyu mutabahamagara, afite uburyo ki abyitwaramo, cyangwa se uburyo ki iwanyu abakwe mujya mubakira. Ibyo ngibyo bari byo uzamubwira. Utazagenda rero ukajya gufata ibintu by'ubushakashatsi abantu bakoze, tuvugwe wenda abangaba nabo muri Amerika, umugabo wawe akazaza avuga ati Madame Patrick. Ariko ubushakashatsi buri mu mpande zombi, buri muntu twizere kuyumvisha agace yakoresha. Nyine nibyo mama runaka akwara ushobora kwemera, kimwe nuko ushobora no guceceka ariko ukamuvugisha ko utavuze izina, birashoboka. Aho ngaho ni mu miryango myinshi igiye itandukanye. Iyo miryango rero ndimo ndashaka kuvuga ngo hato hatagira umwana w'umukobwa utubona akagira ngo nibyo bigezweho, ukaza konkwokana arana ukamubwira ngo akora ibyo bintu uzi neza iwanyu ngo ntibikorwa. Akazaza rero ni umusore wakunze kandi mwemeranya ko muzabana, ukabura mwoheje, akaza iwanyu kwa so witwa Ndahiro, yahagera akifataga akabwira nyirabukwe ati Madame Ndahiro
nibwo bakwimye umukeni rero kakakubaho. ubundi nakubonye muri expo. Katujye ku ngingo ya kabiri. Twigire ku ngingo ya kabiri, yo iratubwira iti bwira umukunzi wawe icyo ababyeyi bawe bakora. Mubwize ukuri, mubwire uti ababyeyi banjye papa akunda wenda kubaza, mama akunda kubaha mu gihe runaka aruhutse cyangwa se atari mu mirimo imwe twite iyo mu rugo, yicaye nko mu masaa 9 aba arimo kwibohera utuntu runaka dutandukanye. Hanyuma bizaza kumufasha kumenya ibyo ababyeyi bawe bakunda. Niba kuko ari muri za ncerero zo mu mujyi, uramenya amafilme baba bakunda n'inkuru bakunda kuganira. By the way, hari ababyeyi baba bakunda kuganira, ukabuze ngo akunda kuganira wenda ibiganiro by'umuco, imiziki akunda ni imiziki ya karahanyuze cyangwa se ni imiziki igezweho, yikundira se kumva indirimbo z'impara. Ibyo ngibyo byose bimwapfuye cyangwa se dore imbogo. Iyo ngiyo simpamya ko wenda hari umuntu mukuru wari wakayimenya ku buryo yanayikunda. Urumva ubwo rero mwapudetinge, mubwira ibyo bakunda, ibintu bishimira kuganiraho, ibintu bishimira kumva, kugira ngo naza no kuba wenda arimo kuganira nabo bakaba bimubwira, abe ari update, abe azi nawe ngo niba bimuganirizaho araza gusubiza iki, ye kuza kuba ubona akonje hato ku buryo ashobora no gutaba akagira ngo umukunzi wawe ntaganira. Impamvu nyamukuru turimo kuvuga ibi ngibi ni ibintu bizagufasha kugenda ufite amakuru ku babyeyi, kugira ngo nibura bize kugufasha kwinjira mu kiganiro neza. Wamaze kumenya ngo umubyeyi w'umukunzi wawe ni executive, wamaze kumenya ngo mama we ni secretary runaka, secretary ahantu runaka, sibyo? Wamaze kumenya ariko nanone ngo akunda kwirebera amafilime y'inyarwanda, filime z'iwacu Rwanda, cyangwa akunda comedy, akunda filime cyangwa comedy cyangwa se amafilime ya action. Papa akunda rugby, papa akunda kwirebera, akunda afana yahe makipe se, akunda se football, ku buryo niba bimuganirizaho atari buze kuba adafite igitekerezo kuri ibyo bintu, ku buryo in case y'umukunzi abaye akuvuye nko ku iruhande agiye, utashobora kuba board hagati yanyu ko muri babiri, wowe n'ababyeyi. Ariko nabo bicaye iruhande rw'umukwe bakagoma. None se baragenda? Ntago mbizi. Bajya kukwerekana? Jewe ntago ndajya kwerekanwa. Ndumva ahubwo experience uzikura ahangaha mu ki? Yewe ahangaha. Yari kwerekanwa ntabwo ntose bajya babajya he? Ngabo nditubwira babajya he? Babajya baje kwerekanwa, baje kwerekanwa. Rero kugeza ubu sindumva n'impamvu. Umukunzi baje kumwereka ababyeyi baragiye. Babagendera. Katujye ku ngingo ya gatatu. Ingingo ya gatatu iravuga ngo bwira ababyeyi bawe umukunzi wawe uwo ari we. Bamaze kubwira ababyeyi bawe uwo umukunzi, wamaze kubwira umukunzi wawe ababyeyi bawe bari bo. So n'ababyeyi babwiye ngo umukunzi wanjye rero n'uyu, umukunzi wanjye ubasobanurire uti umukunzi wanjye, sorry, babwire uti babyeyi banjye umukunzi wanjye ni umuntu utuje, ni umuntu uri sharp. Ubwo bagenda babwira uko ateye, urumva? Umukunzi wanjye akora, ni umukinnyi, umukunzi wanjye ni umukinnyi wa filime cyangwa umupira, umukunzi wanjye afite dread, nimubibona ntimwikange. Umukunzi wanjye ni umushoferi cyangwa se ni umumotari. Bagire ayo makuru. Ni umusore akenshi ukunda gusoma, bahite bumva bati uyu muntu ukunda gusoma, bahita bamenya ati tuzaganira gutya nawe. Narigize ngo ni umusore ukunda gusoma. None rigiye kubaza si ibyo bintu urabibwira ababyeyi ngo babimaze iki? Ariko narumiwe. Ariko nanone mu byo ukora ntugomba kurengera, ntugomba kurengera ngo ubabwire n'indi mico. Hari imico kujya kubana n'umuntu uba warabonye ukavuga iti ni imico yo kwihanganira, iyo ntabwo ugomba kwibabwira, ni yawe, urumva? Ngo abwiye ngo ariko nanone ni umuntu ukunda uvuge ka kageso ke kabi. Ubwo mureba hari anywa n'agatabi. Anywa agatabi, ajya anywa akayoga. No.
ibyo ni ibyawe wamaze kwimenya wumva ko ugasanga ushobora kuvuga ngo umukunzi wanjye ngakunda inzoga yapanze ko ari buze akivugira akanywa agasito nagaturimo kunywa nk'akarana ari kunywa wenda hirya yaho hari ukundi kuntu abigenza ugasanga urahubutse ngo umukunzi wanjye rero buriya yikundira whisky ubabwiye imikino akunda kugira ngo nabo bizabafasha kujya guhuza nawe mu kiganiro igihe utarabutse ugiye nko muri icyo gikorwa cyane cyane ko akenshi usanga kuko ababyeyi bazi ko uwo mushyitsi waje ari umukwe si gutangiza ikiganiro nta nubwo abasha gutangiza ikiganiro niyo basoza wenda ingingo imwe bayivuyeho n'iyindi kugira ngo azane indi ngingo biramuvuna ariko ababyeyi kuko baba bamaze kumumenya urumva kugira ngo bamuganirize bitewe n'uko bamumubwiye gute ko ejo bundi Arsenal yinyaye mu isonzi itsinda Chelsea ati turamva twaguze abakinnyi urumva ko yaje cyangwa akavuga ati niba ari umunyapolitike ari umupoliticiye sorry akavuga ati rero umukunzi wanjye aba mu ishyaka riniri ugasanga wenda barihuriyeho ukazamura ikiganiro ariko ejo bundi twubakiye ishyaka ryubatse imidugudu ni ati imidugudu twubatse aha umukunzi waje kwerekana boyfriend wawe girlfriend wawe naho kumva ibonye mu kiganiro okay twakomeza n'ingingo ya 4 ingingo ya 4 rero ugomba gufasha umukunzi wawe guhitamo icyari bwambare aje iwanyu bitewe n'imico y'ababyeyi bawe uzi bitewe n'ibyo bakunda urumva hari ukuntu umubyeyi mfate nk'urugero hari ukuntu umukunzi wawe ashobora kwambara urugero nka deshiri mukanasohokana mukanajyana ahantu henshi hatandukanye wowe ukumva ntacyo bigutwaye ukaba uzi neza ko ababyeyi bawe batarakira umwambaro wa deshire neza bashaka kumubona bakamubonamo cyangwa se niba ari umukobwa ukaba uzi ko mugiye gusohokana mwiti wambara ijipo ngufiya ariko ukabizi ko ababyeyi batabikunda kandi nyamara wowe umukunda yiyambariye ngufiya niba uzi yuko uwo munsi ari igikorwa cyo kumwerekana ku babyeyi bawe mugira inama yo kwambara umwambaro utari butume iwanyu bamureba nabi cyangwa se niba uzi yuko wenda muri buze gusangira ifunguro rya nimugoroba mugira inama yo kwambara umwenda utari bumufate utari bumubuze guhumeka utari bumubuze amahoro agiye kurya kandi nabwo ubikore mu buryo bwiza hano umwanditsi yaravuze ati ushobora kumubwira muri ubu buryo ati nzi ko ukunda kugaragara neza imbere nzi ko ushaka kugaragara neza imbere y'ababyeyi banjye rero rwose mukunzi wanjye birashoboka ko ushobora kwambara imwe mu mashati yawe meza kandi kugira ngo bize kugufasha kuba waza gufata ifunguro utabangamiwe ntubangamirwe n'iryo funguro uri bufate ngo rikubangamire usange wenda umuntu yambara agashati cyangwa agapira noneho yarya wamwambara ku isengeri we yes yateguye kwambara agakoti sibyo kandi mu gakoti ushyiramo agashati kari fit noneho rero kandi urabizi ko mwateganyije ko muri busangire kuki utamugira inama yo kwambara ishati muri ariko nziza yayindi ajya yambara nawe ukavuga cyane cyane ko muri iki twifite amahirwe twebwe ari amashati meza ya made in Rwanda mugira inama rero kubijyanye n'imyambarire cyangwa akambana ka gashati wamukuriye muri Dubai arewe so iyo ngingo muyumve neza pe ufashe hari igihe umuntu ashobora kuza yambaye agaseba ariko nyamara atari we ahubwo ikibazo ari waje asanga biba byiza kumusobanurira uti nubwo uje kunsura aho nuye twebwe byaba byiza uje wambaye ibintu birebire tekereza bene data mwagiye mwigana harimo ukweba nk'umukunzi uzi kunajyaga yambara wenda araje na kwa kundi hari imyambaro iki gisigaye igezweho ntabwo nzi amazina yayo ari ukuntu ibintu bimeze nk'amashati maremare ashyikano hejuru y'amavi akambara amakora abakobwa kandi iyo mugenda nk'abajene wumva nta kibazo pe ako tekereza iyo shusho ari umukunzi wawe aje yambaye ibyo bintu bibahora muri iki gihugu kiri atari ukuvuga ngo ni hanze y'u Rwanda umukunzi w'umuntu ushobora kujya iwabo umukunzi we imbere y'ababyeyi yambaye atyo koko ara bibaho kubera yuko dushobora kuba dufite fete
hari event twagiyemo njye na papa na mama tugafata kamwe cyagiye abantu barimo kubyina ugasanga njye na papa na mama niko tuyoboye ikirori kubyina turarushanwa abo bantu niyo wamuzanira umukunzi ariko wambaye gutyo nta kibazo uriya se okay twihute twigire ku yindi ngingo ivuga ngo ni ingingo ya 5 iravuga ngo humuriza umukunzi wawe umubwire ko byose biza kuza kugenda neza biza kuba byiza kubera yuko akenshi aba stress birakanganye urabyuka cyane ujye kwirekanwa Allah akbar kuvuga ngo birakanganye so baravuga ngo muteruye to kumva adafite ubwoba umubwire uti ko byagenda kose ndakwizeye kandi ndakuzi no mu rugo ndabazi nababwiye uri we barakwishimiye noneho nababwiye ibyo ukora barabyishimira so biraza kugenda neza kandi uraza guhuza nabo mu kiganiro ukabimubwira ibyo bimusubizamo imbaraga ku buryo ari buze kuza asa nkaho yisanga kandi ari ubwa mbere aje aho hantu ari n'ubwa mbere aje kuganira n'abo bantu no kubonana nabo ingingo ya 6 rero ingingo ya 6 iravuga ngo mumenyeshe ku babyeyi bawe umwe kuri umwe wituma kuzamutungura wenda muri famiye mwakoze ikirori runaka akaba ari bwo umugaragaza muri ako kavuyo nawe biramutungura ugasanga abuze uko yifata so mumenyeshe ababyeyi bawe umwe kuri umwe umusobanura imbere yabo apana kuzafata habaye ubukwe ujye kuintroducingira umukunzi wawe ku babyeyi bawe mu kirori cy'abandi reka no dutanga urugero mushobora kuba mufite idini muhuriyemo n'umukunzi wawe none mwagiye tuvuge ngo mwagiye ahantu mu giterane hanyuma cyagiye cyo gusuhuzanya bavuti papa wiyitwa Muteterazina akaba ari umukunzi wanjye ndeshye n'urugero natangaga turi imbere ya kamera ntabwo turi imbere y'ababyeyi navuze papa navuze papa ubwo se ni kamera se okay twagiye urumva okay kadukoresha irindi okay yitwa Muteterazina uyu akaba ari girlfriend wanjye mama uyu yitwa Shefa Muteterazina akaba ari umunyamakuru kazi kuri radio Imanzi akora mu kiganiro cy'iki akaba ari umukunzi wanjye urumva ko uhise umenyana nabo ahantu runaka barakumenye baragiye mu modoka bagiye babiganiraho ngo ura ni umukunzi wawe ura mukobwa katuje ura mukobwa ni umukubaganyi ariko n'umwana mwiza we mbega za karakiteri bakubonyeho so ahandi nanone ushobora guhura nabo muri supermarket ushobora guhura nabo muri expo nanone uko twakomeje kwifasha kuko irimo iraba nayijyemo by the way urumva itabire exprimer aba biba byiza ni igikorwa cy'icyarenga ni igikorwa gifasha igihugu kuba abantu haburi ubucuruzi bwose muri rusange bagiye tujye muri so ukavuga uti uyu yitwa Juliet akaba ari umukunzi wanjye cyangwa se Juliet akaba ari we uhuye n'ababyeyi nawe ari kumwe n'ababyeyi akavuga ati uyu yitwa Ngenzi akaba ari umukunzi wanjye kwitegura kurushinga hanyuma ababyeyi bakabagize bate bagize amakuru barakumenya mbere ariko nanone hari uburyo abahanga bajya babikora abantu bo hanze abantu bavuye hanze mu mico itamenyereye wacu mu Rwanda ariko bajya babikora ukaba wahurira nawe ahantu samubi ukaba wamwerekana ariko reka dukomeze turaza kubibona turaza kubibona ari nayo ngingo duhise tujyaho kuri iyo ngingo yaravuze itamenyerewe hano iwacu ariko ahandi bishoboka ushobora gusaba ababyeyi bawe ko mwahurira muri resitora ahandi hantu ukabwira papa wawe uti papa na mama duhurira ahantu muri resitora runaka hoteli tekise mukabukinga ahantu muri bwicare n'ibyo kurya mugatanga komande hanyuma ukagaragariza umukunzi wawe muri iyo resitora ngo ninaha byakunda niko aranambwiye niko reka ibi tubivugeho gutya muri ubu buryo sibyo hano ushobora kwintroducinga umukunzi wawe biba byiza
iyo ujyanye umukunzi wawe kumwerekana muri famiye ariko hariho abantu bamuzi biba byiza cyane kuri we, biba byiza kuko bimufasha kugira abantu ari buze gusa nkaho abubukaho. ndacyakomeje sibyo, bikaba akarusho kujya kumwerekana muri famiye noneho ababyeyi bawe atari ubwa mbere bagiye kumubona, biba byiza cyane. noneho hano twari turimo kuvuga tuti ushobora kugira gutyo ugahura nabo mu nsengero ukamwerekana uti mama suhuza runaka, papa suhuza runaka, ni umukunzi wanjye, nabwiye ko nteganya kumuzana kumwe rero n'uyu, yego iyo ni inzira ya kabiri. Ya mbere turiho cyangwa mugahura hano Samuel, ariko nabavuga ngo mushobora no guhurira, ushobora kugenda ukavuga uti papa mwanyemerera tukaza guhurira muri, reka nubwo batatwishe ngo tubamarize, ariko reka dukoreshe kwanza ahangaha, mwanyemerera tukaza guhurira muri Hotel Tech uyu mugoroba. Urumva ni umwana w'umusore akora ni umukozi muri Rwandair, sibyo, aragiye iwabo arababwiye ati mwanyemerera tukaza guhurira kuri Hotel Tech tugasangira ifunguro rya nimugoroba, hanyuma nkaza no kubereka umukunzi wanjye mbere yo kumuzana muri famiye muri rusange. Urumva neza? Ubwo urabyumva neza? Ubwo tuvuga tuti papa arimo kubwira, urumva ni rwiyemezamirimo, mama arimo kubwira akora muri RSSB. Urabyumva neza? Uretseho ababyeyi b'abantu benshi barimo kudukurikira ntabwo ariko bose bakora ibyo bintu. None wumva urugendo natanze ingero za buri department. Reka twibaze ari abahinzi bashobora kuri mu rusengero, bashobora ahantu runaka. Noneho turi ku ngingo ivuga ngo saba ababyeyi bawe ko mwahurira muri resitora kugira ngo igikorwa kigende neza. Nanjye kuri cyo ndimo gusobanura, bakoresheje ijambo resitora ariko si itegeko rya resitora. Ushobora no kuzana he muri hoteli, cyangwa ushobora kugira gute wa mugani kumujyana muri resitora runaka, muri coffee shop, ariko utabyise ko ugiye kubereka umukunzi. Tuvuge hari ibindi mwagiyemo mugiye gusangira, oya ariko hari ukuntu utabwira umubyeyi ngo ndashaka kukwereka umukunzi wanjye ngo ngaho tujye muri resitora. Nyine umva mubwire impamvu rero ikibazo saho muri buhurire, ahubwo ikibazo ni ishusho ya resitora maze gushyira mu mutwe wawe. Urimo urafata za resitora zijyanye na iyo ariyo yose, niba ari igikorwa cyo kwereka umubyeyi wawe ibishyimbo n'iki na capati. Ariko ibintu ndimo kubwira sinzi bano mudukurikiranye nawe wakandika comment aho ngaho ukatubwira uti no, ariko nanone nakubwiye ngo wance mu ijambo narasoza, sibyo? Ushaka kubwira umukunzi uti duhuriye kuri Hotel Tech, duhuriye muri Camellia, dufate icyo kunywa. Urumva ukabwira n'ababyeyi uti rero mwanyemera mbere yuko nza kumwerekana umuryango muri rusange, tukazaburana nkabereka umukunzi wanjye. Ibyo ngibyo wabibwira grand frère wawe, wabibwira mukuru wawe mu bana, wabibwira nyine wa muntu musa nka, ariko papa wawe akoze iki bingi mu mahanga bikora na mama ni mu mahanga. No si kiganuzi ngo kizakurikiranwa, ni abantu bazakurikirana kino kinyarwanda. Udashuka mwene Kanyaruto kiri bubirebe, mwene papa wanjye uri bubirebe. Urumva ari abantu bazakurikirana kino kiganiro bari hanze y'Igihugu ariko b'Abanyarwanda, urabyemera? Ndetse hari n'imiryango ituye mu Rwanda, urumva, ariko ifite izo karakteri zo hanze. Yes, aho ngaho sava. So nujya gukora ikintu rero umukobwa cyangwa umusore, ikintu gisa gityo, nibura abanza umenye ngo abantu ngiye kugikorera bo barabyakira gute. Reka nkubwire Shifa, ubushakashatsi nibwo nibyo hari aho mvuka, ako hari ibintu uretseho hari aho mvuka, hari umuco wawo, hari n'umuco wo mu Rwanda muri rusange. Nzi ko ibi bintu ndimo kuvuga umukobwa waho ntiyabikora, sibyo? Ndetse nanjye ndi umukobwa cyangwa ndi umusore sinabikora. Ako bundi wowe reka tukugarukeho. Wowe ushobora kubwira ababyeyi bawe ngo ndashaka kukwereka, tuvuge mama papa, ndashaka kukwereka umukunzi wanjye, sibyo? Ariko kugira ngo bize kugenda neza ndashaka ko bibera muri resitora, sinshaka kumuzana mu rugo. Uwo mubyeyi akemera akavyuwe, akaza ntabwo akora kandi kazi kaba katumye agenda, wenda ibyo akora bikorera mu rugo cyangwa se yibereye mu rugo gusa. Yego. Akakaraba agasaha kakagera, agakaraba kimeze neza, agakwitamo agatenge, undi agakwitamo agakoti, bakaza guhura n'umukazana cyangwa se umukwe, reka mvuge umukazana kuko uri umuhungu muri resitora.
ninjye wajije ni wowe mbajije wowe nari maze kwikubwira ngo mu muco nyarwanda ndetse naho mvuka urumva n'umuco unatojwe ibyo sinabikora ariko nongeye ndakubwira ngo iki kiganiro ntabwo kimwe gukurikiranwa nabo turi muri kategori imwe ndetse hari n'abandi bo kugikurikirana urumva baba nakubwiye nangira ngo babyita gisirimu bitewe n'iki gihe tugezemo ibi rwose birakorwa kandi ni byiza yego nibyo ariko nujya kubikora uzabanze umenye kategori urimo icyo ndimo kwanga rwose ndabizi ko bikorwa sibyo icyo ndimo kwanga ni ukuzumva umuntu abyitwaje tuvuge ni umuntu ukomoka nk'aho ukomoka cyangwa nanjye nkomoka cyangwa n'undi mu bakomoka mu miryango itabyemera gutyo akazitwaza ngo yabibonye kuri Voice TV Rwanda cyangwa ituze 250 agati sinabibonye se n'ubusiri muri byo bigezweho kandi ababyeyi be oya batameze gutyo nabona abasima kusi muri urwo rwego mu busirimu bwabo bafite ukuntu basirimuka bafite naho bagarukira rero wowe ukabibaze naho ngo n'ubushakashatsi ngo bwakozwe ngo ugasanga umwana yena bigize intambara ariko kuki budasirimutse ngo ugasanga ababyeyi barimo kuvuga ariko mana kigarurangiza ugasanga ababyeyi barimo baratuka ahantu kandi mu by'ukuri umwana niwe warebye ibintu nabi akantu barengejeho ngo akantu barengeje bavugize ngo ugomba gushaka ahantu muri buze guhurira akaba ari imwe muri za nyubako mwese muri buze kwiyumvamo mutari buyobozi oya si no kuyoboza ahubwo uzi ko mwese mukunda ushaka kujyana ababyeyi ahantu si makunda wenda n'umukunzi wawe ntakunda make sure niba ari muri hotel tech ube wizeye yuko bari buze kwakura niba ari muri Baboon Coffee umenye ngo abantu ababyeyi barakunda ingingo ya 8 aka ingingo itumye niyongera fanta dukomeze niheze iyo tuvuye sinema utabyumvaga kandi byumvikana aha ntugasiga umukunzi wawe wenyine hamwe n'ababyeyi bawe igihe kirekire nibwo umuntu abuze uko yifata gatangira ukagishima kongera hano kandi noneho ukanga kureba muri phone ngo sendera muri phone imbere y'ababyeyi biraba ari agasuzuguro kandi wabuze uko wifata wabuze so ati rero wisiga ababyeyi bawe n'umukunzi wawe bonyine igihe kirekire kubera ko ababyeyi bawe n'umukunzi wawe bahuye yego ariko mu by'ukuri gerageza kutabatererana bonyine ngo babe bari bonyine igihe runaka babe hafi bityo ubashe guhuza abo bantu bombi bahuye bataziranye okay birashoboka yuko mushaka kuba muri aho ngari kukaza kujya nko kuri washroom kubwiherero ako byagenda kose make sure yuko uri bugaruke vuba ube hafi mukunzi wawe kuko uko byagenda kose ni wowe yiyumvamo kurusha abandi bose cyane cyane ko none hari igihe ushaka kugenda umubyeyi akazamuramo ikiganiro gikritika wa musore urumva ugasanga ikiganiro noneho gihinduye isura byari ibyishimo bihindutse umujinya ariko utari bugaragazwe indi ngingo rero iravuga ngo iki ni ingingo ya 9 bavuga ngo zana ingingo zo kuganiraho zoroheje kandi zizana ubusabane hagati yanyu ariko ibyo birakomeye urugero ushobora gukundwa wowe urumva cyangwa se n'undi mwawe akaba yitwa Zawadi ari umwisilamukazi mwawe urumva agakundwa na Ndahiro umudive urumva cyangwa umukristo akajya kumwerekana bashyikayo ugasanga ingingo zizamuwemo bazamuye bagiye kuganiraho ni ingingo y'idini y'imyizerere kandi byanga byakunda baba ntabwo bari buze guhuza urumva so biba byiza kuzana ingingo muri buze kuganiraho ariko iyo ngingo ikaba mwese muri buze kwihurizaho niba ari ingingo uzi yuko hari politiki irinde kuzana ikiganiro kijyanye na politiki kandi uzi wenda yuko ishyaka n'irindi ugiye kuvugaho bisa nkaho bifite ari marakubiri bifitanye ari abakompetita yego abahanganye irinde ibyo biganiro bishobora gutuma mutaza guhuza mu kiganiro
mwese ko muri aho ngaho. ugomba nyine hari nk'ukuntu tuvuge nk'urugero ababyeyi banyu nta hantu namwe barajya bari aho wenda mwebwe mwanahuriye mu ndege bitewe n'ingendo mukora z'akazi ukajya kubona ukabona umuntu arihandagaje ati shati rwa rugendo rero twakoreye mu Bushinwa rwaranshimishije. Ese abo babyeyi muzi ngo bari bugire amayide cyangwa ibitekerezo kuri urwo rugendo cyangwa ku ngendo zikorerwa mu Bushinwa? Hari igihe bahita bumva barambiwe bitewe n'uko ibiganiro birimo gukorerwaho nta gitekerezo babifiteho. Iyo ngingo rero ya 8 yo kuganira no kuzana ingingo abantu bose bavugaho rumwe ni ibintu byiza cyane. Twirukanyiye ku ngingo ya 10 ari nayo ya nyuma. Ingingo ya 10 irimo iravuga ngo ikabyeyi bawe babaze umukunzi wawe ibibazo. Kuko bamaze kuganira urumva, so ababyeyi burya bafite amatsiko menshi cyane. Kaba nubwo wabanje kumenyekanisha umukunzi mbere y'uko aza, ukababwira uti Petero uri buze kuza Jean Claude avuka hanaha, ni mwene runaka, akora ibi n'ibi, ni umuntu ukunda kuba uteretse umusatsi, ni umuntu ukunda kwambara imipira, ni umuntu utuje cyangwa ni umuntu umenyera agace vuba, akaba azi kuganira. Ariko ababyeyi bakeneye kuza kuganira nawe bakamwibariza bimwe mu bibazo byo bumva bifuza kumumenyaho birambuye, byo bumva bashaka kumumenyaho. Rero reka ababyeyi bawe baha umwanya, wikwitambika, bareke babaze umukunzi wawe ku byo akora, intego ze mu buzima bw'ejo hazaza. Gusa nanone kwinjira mu kiganiro ugahindura ingingo niba ababyeyi bawe batangiye kumubaza ibibazo birengereye bidakwiye, bituma umukunzi wawe yumva atamerewe neza cyangwa se atisanzuye. Urugero hano batanze no kuvuga ngo bashaka kumaza se n'icyo ukora kugira ngo wishimishe. Urumva bakamubaza ati se mbere yuko ukunda n'umukobwa wacu mukamugiye kubana nkuko we yaje kwitubwira, cyangwa se mbere yuko ukunda n'umusore wacu, ubundi umaze gukundana n'abasore bangahe, umaze gukundana n'abakobwa bangahe? N'ubu icyo kibazo umubyeyi yatangiye kubaza umukwe wabyumvise. So uwo mubyeyi wundi we ari uwo mu kihe gihugu? Ngiye hari ibintu nariko gusa nyine aha ntiyatubwiye ngo turakurikirana ahantu hose, abantu bose baradukurikira. Munyarwanda uri mu mahanga wivuga hanze. Twe turimo turavuga ingingo kuko ntabwo tuzi umuntu udukurikiye, ushobora no kubishyira ku bantu bari hanze, kandi nyamara n'abari ahangaha mu iwacu i Rwanda hari abateye gutya. Tuvugiye muri rusange twege kumesha ngo umuntu uri hanze ngo rewe ngo yewe umuntu uri mu Rwanda. Irinde kandi ubona umubyeyi wawe arimo atangiye kubaza umukunzi wawe ibyo bibazo, ufite uburyo ki ugomba kumwitambika ukaba wahindura ingingo, ku buryo ushobora kubwira ababyeyi bawe ngo iki, ngo ntabwo mbona ko agomba gusubiza ibyo bibazo. Ukanongera uti mama cyane rwose pe, ushaka kuvuga uti njyewe reka tuvuge tibajya excuse me, ariko ndabona atari ngombwa yuko ibyo bibazo yakirwa ajya kubisubiza. Ariko si bundi wowe urumva ibyo bibazo bikwiye ntansubiza, none se ntadusubiza. Yewe namwe bari mudukurikiranye mutubwire. Uretseho dukeneye n'ibitekerezo by'abantu barimo kutureba muri comment, batubwire bati ese uramutse ugiye kwerekanwa iwawe umukunzi wawe, umubyeyi akakubaza ese mbere yo gukundana n'umusore wacu cyangwa n'umukobwa wacu umaze gukundana n'abakobwa bangahe, ese mwapfuye iki ubundi abo ngabo, wabisubiza? Ese wakemera yuko umukunzi wawe ibyo bibazo wabikubaza? Ariko ikibazo cyawe urimo gutekereza ababyeyi, twamaze kureba yuko hari umubyeyi ushobora kuyibaza. Reka ubwire umubyeyi wabibaze ni wa wundi wemeye kujya muri resitora guhurirayo n'umukazana cyangwa umukwe, wowe yabikubaza. None ubwo umaze kumenya yuko ari uwabibaza, sibyo? Ubwo umaze kumenya yuko ari uwabibaza, uwo rero wemeye guhurira n'umukazana muri resitora, n'uwo muhungu nawe wemeye guhura na sebukwe mu kabari cyangwa se muri resitora, urumva? N'uwo mukazana wemeye kujya guhurira nabo aho hantu, ndumva yakwitegura n'ubundi kubisubiza.
reka rero tubabwire mu gihe uhuye n'ikibazo nk'icyo ngicyo ugasanga umukunzi wawe barimo baramubaza ibibazo ariko barengera hari ibyo arimo kumubaza bitari bikwiye kuba byabazwa. Ese we waje kwerekana uwo mukunzi wabyitwaramo gute kugira ngo umukunzi wawe adakorwa n'isoni hatakaza gusubiza yego ariko akinyuramo akavuga n'ibitarakwiye kuvuga? Sibyo? Erega njyewe dukundanye ngira umukobwa nkamubwira rero nakundanye na runaka nakambira opina kamwe nakundanye na runaka nandukana na runaka bipfuye ibi nibi uyu munsi turi kumwe narakundanye n'abakobwa 5 uyu munsi turi kumwe narakundanye n'abahungu 7 ariko icyamamare urumva abahungu 7 umuntu aba icyamamare we na 5 ni ibyamamare urumva neza noneho kugira ngo nibindi mwaganiriye byibanga kuri we nanjye bikabanga kuri nge kugira ngo ababyeyi bataza kugira ngo umusore ataza gusubiza kaza no kujya ku rwego rwo kwivamo akavuga nibitari ngombwa ushobora kuvuga excuse me mama cyangwa se excuse me daddy cyangwa se papa munyihanganire ahubwo ndumva atari ngombwa yuko ibibazo bya bibazwa akaba cyangwa kuki utatubwira business iragenda gute ejo bundi numvishe ngo byagenze gutya none se utiriwe ubanza kumubwira uti ndumva atari ngombwa kabisubiza wenda ushaka kubijijisha ngo ibyo ugahita umubaza ikibazo kijyanye na business ariko udakotoje umubyeyi ngo kugira ngo ndumva atari ngombwa ariko wemera ko nababikora gutyo ibyo nyine babikora ko mana yajya so ushobora guhita uvuga uti ariko papa business numvishe ngo ejo bundi ngo byagenze gute ari isoko ryaje kinini bikoramo muri make nicyo ahangaha bashatse kuvuga shaka buryo none nta mpamvu yo kubwira umubyeyi ariko uyobye cya kiganiro kuzana ikindi kiyobye ariko pana ko kwifata ugahagarara imbere y'umubyeyi ngo ndabona atari ngombwa ko abisubiza yego nyagasani yewe harimo ababikora disi ushobora rero kubura aho utaha barabikora ngo ndumva atari ngombwa ko asubiza icyo kibazo ari wowe wamugemuye ngo ugiye kumwerekana no tarajya muri interview wamugemuye muri restaurant bagombaga rero kumubaza ntabwo yaragiye muri interview yo gutsindira ntabwo abagiye muri interview yo gutsindira umukunzi ibyo tubyumvikana. By the way izo ni zimwe mu ngingo 10 dukesha urubuga wikihow.com n'ubushakashatsi bakoze kandi ni ingingo dukeka ko z'ingenzi zizagufasha pe umuntu uzajya kwerekana umukunzi vuba aha cyangwa no mu minsi izaza mu minsi imbere. So iki kiganiro numara kukireba ndagukumbuje gisangiza abandi kugira ngo nabo batazagwa muri iyo mitego wikemera yuko ubwo bumenyi ubonye cyangwa se wumvishe umana wenyine no gusangiza abandi kugira ngo ejo bundi atazakotora sibyo tazakotora. Reka rero duhere ku ngingo ya mbere turimo gusoza. Ingingo ya mbere yavugaga ngo mubwire uko ababyeyi bawe uko bashobora kwitwara mu gihe ageze mu rugo. Ababyeyi banjye bashobora kwitwara gutya, ni ababyeyi bazi kuganira, ni ababyeyi bakunda abashyitsi, ni ababyeyi bazi gutebya bakaganira base nk'abaserereza ariko nubyumva utaza kugira ikibazo. Ingingo ya kabiri yavugaga ngo bwira umukunzi wawe icyo ababyeyi bawe bakora cyangwa bakunda kwishimiramo, icyo bakora, ikibashimisha, icyo bakunda kuruhukiraho, byose bimubwire kugira ngo abashe kuza abafiteho ishusho rusange. Ni mu gihe ingingo ya gatatu yavugaga ngo bwira ababyeyi bawe umukunzi wawe uwo ari we. Basobanura umukunzi wawe, ese ni umukunzi umeze ute, ni umuntu afite dread, ese ariyogoshesha agashyiramo imirongo, afite tentire, urumva yambara gutya, ubahereze ishusho y'umukwe ugiye kuza. Ingingo ya 4 Shefana, umuriza umukunzi wawe ko byose biri buze kugenda neza mu rwego rwo kugira ngo umumaremo cya gihunga, za mpungenge, nditwara nte, ndagira gute, ndambara iki. Mubwire ko byose biri buze kugenda neza, ko ababyeyi bawe bamusobanuriye, ko bamwishimiye, ko byinshi kuri we wabibabwiye kandi bakabyishimira, so bari buze kumwishimira. Iyo ni ya 5 usimbutse. Ya kane yavugaga ngo fasha umukunzi wawe guhitamo imyambaro ari buze kwambara, kuko uza ababyeyi bawe imyambaro bakunda. Niba ari umuhungu mubwire uti rero uze kwirinda kwambara ya pantaro igutema itari ndende, uze kwirinda kwambara ipantaro igufunze, uze kuza wambaye itise cyangwa se ikoto banga apana amakoboyi n'inkweto za express, uze kuza kandi nibura wambaye imyambaro ikurekuye, kuko dushobora kuza gusangira ifunguro akabondo kataza kuza imbere.
sibyo ubwo wakomeza ku ya gatandatu ugomba kumumenyesha ababyeyi bawe gake gake atazajya guhura nabo ari inshuro ya mbere. Ese muhuriye mu rusengero nk'uko mwabivuze, ese muhuriye ahantu mu bukwe, ese muhuriye ahantu runaka, ukagenda umwereka ababyeyi bawe kugira ngo igihe runaka nikizagera uwo munsi uzajye kugera. ingingo ya karindwi nayo twaganiriyeho cyane turimo kudahuza cyane ni ingingo ivuga iti saba ababyeyi bawe yuko mwahurira ahantu muri resitora cyangwa ahandi hantu runaka hiyubashye hatuje kugira ngo wereke umukunzi wawe mbere yuko umujyana muri famiye muri rusange. Indi ngingo rero iravuga iti ntugasibe umukunzi wawe hamwe n'ababyeyi bawe igihe kirekire, bityo bimurinde kuba bashobora kumarana umwanya baganira bonyine, wa mugani bakaba bagira n'ibyo bamubaza udahari ngo umusapotinge akaba yakwinyuramo cyangwa se akanarambirwa. Ingingo ya 9 avuga ngo zana ingingo zo kuganiraho zoroheje kandi zizana ubusabane hagati yanyu mwembi. Wirinde za ngingo ziri buze gutuma umuntu asa nkaho yumva arimo gusenywa muri we, yumva yuko nubwo hari amahitamo ye usanga wenda ntabwo mufana ikipe imwe rumure undi n'umwaperi, ukazana ya magambo ya gifana mu kiganiro. Ese amadini twavuze mushaka mutandukanye mu myizerere ugasanga murimo murahondana mu biganiro. Ingingo ya 10. Ingingo ya 10 rero hereza ababyeyi bawe uburenganzira, umwanya, ubareke rwose bisanzure babaze umukunzi wawe ibibazo, ariko kandi ntibarengere. Nujye ubona bagiye kurengera kumubaza ibibazo bimwe na bimwe ashaka kumutera isoni, ashaka kutabasha gusubiza kubera ko biri ibanga cyane, gerageza buryo ki uyobye icyo kiganiro uzana indi ngingo ariko nanone udashize isoni. Muri discipline mu kinyabupfura cyiza, discipline baba baragutoje ubashe kuba wayobya iyo ngingo, bigaragare nabo babibone ko ibyo bintu atari ingenzi kuba babibaza, ariko nanone utabakotoje. Okay, good. Izo nizo ngingo 10 twaganiriyeho zishobora gufasha umukobwa, zishobora gufasha umuhungu kujya kwerekana umukunzi we muri famiye, bikaza gufasha ababyeyi kuza kugira ikiganiro cyiza n'umukunzi, bikaza gufasha umukunzi wawe kuza kugira ikiganiro cyiza mu gihe ari kumwe n'ababyeyi, umuhango wo gupresent ukarushaho kugenda neza. So nizo ngingo twatimo kuganiraho uyu munsi. Ese haba ari ingingo runaka ushaka tuzaganiraho, batubwira binyuze muri comment yawe ukayisiga ukatubwira tutaha mwazaganira kuri iki. Dukeneye ko mu bidukoreraho ubushakashatsi tukareba abanditsi babivuze hiki, abahanga barabivuga hiki. Yego. Ese ufite ubuhamya ushaka kugeza ku bantu, wakifashisha izo namba zanditse muri description ukaduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp hanyuma tukagushyikaho. Ese hari event ufite ushaka ko yuko dukavaringa, watubwira. Ufite ubukwe watubwira, ifoto nziza rwose, urwibutso turahari kugira ngo tugufashe ibintu bigenda. Dusoza turakwibutsa yuko hano twari turi ni kuri Hotel Tech, ahantu heza cyane, bagufitiye amafunguro meza, bagufitiye sauna massage nziza, bagufitiye ahantu heza gukorera ubukwe. Waza guhamagara nabo kuri iyo namba iri muri description handitseho Hotel Tech, nomero urayibona, hanyuma ukaba wabahamagara. Bagufitiye service nziza cyane, imvugo nziza, ahantu heza, abantu beza. Komeza kugubwa neza, komeza kunyurwa n'ibiganiro tugutegurira. Yari Mutetera zina Shifa, nanjye Trust Alan. Turabakunda kandi duhari ku bwanyu kandi turabashimiye. Mukomeze kugubwa neza. Ciao ciao.